urabizi se urukundo rwa Neyo na Nyambo rurababaje. Urukundo rwa Neyo na Nyambo rurangiye, filime yacu ibanga yabiha. Ese guys, ngusabye ibitekerezo dukeya niba uri umukunzi w'ibanga. Ese ubona urukundo rwa Neyo na Nyambo rurangiriye hano, filime yacu ibanga itabibishe? Guys, niba uri umukunzi w'ibanga, ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe no Clevenke Empire tujyane mu zindi bende senso za filime yacu ibanga. Ese guys, ndagusaba kwihangana iminota 5 zonyine tukaganira kuri filime yacu ibanga nimba uyikunda. Ese guys, ubona Nyambo na Niyori baberanye ku buryo noneho ibyo yakora byose Nyambo yamubabarira? Ese ubona Niyori cyangwa se Nyambo ukunda undi byadanje ninde ku buryo noneho yababariye urundi? Guys, turabizi ko na Niyori nubwo ayoba abari gushaka uburyo yashimisha Nyambo, turabizi ko abari kubikorera urukundo akunda Nyambo nta rwanga bamufitiye. Ese guys, Valence uri kurwanira urukundo, ndetse tukaba tuzi ko Niyori abari kumushyura byadanje ngo abari kumutandukanya na Nyambo, kandi tuzi ko Valence abari gukorera urukundo rwa Neyo na Nyambo ngo rurambe. Niyori we mubona ataturumbira byadanje? Ese guys, Nyambo we arakora iki? Ese Nyambo arababarira Niyori cyangwa se Nyambo aracize nzira? Guys, ndagusaba ibitekerezo byawe nimuri umukunzi filime yacu ibanga, kandi urabizi ko tugukunda cyane, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tube tuganira kuri filime yacu ibanga. Ndetse niba uri umukunzi wa Miss Nyambo, ndagusaba kugira ngo ujye wihangana iminota 5 zonyine tuganire kuri behind sense ya filime yacu ibanga, ndetse nze mbagezaho utuntu tw'ubwenge. Murabizi ko iyi channel yonyine wakuraho utuntu tw'ubwenge ndetse utuntu tumeze neza. Guys, ese wowe kubona Niyori ndetse ukabona na Nyambo, ese ubona urukundo rwabo rwaramba kugeza ku ruhe rwego? Ese ubona Niyori yatuma urukundo rwe na Nyambo ruramba? Guys, turabizi ko Niyori atubera akajiji. Niyori turabizi ko rutengura byadanje. Niyori turabizi ko agera akatubera igitangaza. Niyori aduca mu myanya y'intoki. Guys, ese Nyambo we murabona arabasha kwihanganira ibintu yabonye? Ese ari wowe ukabona umukunzi wawe gusomana n'undi mugobwa, wamwihanganira? Guys, ndagusaba ibitekerezo byawe nimuri umukunzi wa filime yacu ibanga. Ese Nyambo aze kwihangana ababarire Niyori, cyangwa se Nyambo arakomeza ize nzira? Guys, turabizi ko ibi byose ari Eve bishaka ko bigomba kuba gutya. Turabizi ko Eve yashatse kera ko Niyori aba yatandukana na Nyambo, kandi turabizi ko nubwo Nyambo akunda Niyori, Niyori nawe akaba akunda Nyambo. Turabizi ko urukundo rwabo rushingiye ahantu hatariho. Guys, ese kubona Nyambo abonye amafoto amwe agahita abakurira, none naza kubona amafoto noneho ya nyayo Niyori ari gusomana na date ku munwa, murabona Nyambo azabazakira ute? Guys, ni muri umukunzi wa filime yacu ibanga, ndagusaba ibitekerezo byawe bigira Nyambo. Ese Nyambo aremera ababarire Niyori, cyangwa se Nyambo yaba agiye guciza nzira? Guys, ndabakunda cyane, niba uri umukunzi w'ibanga, kandi nimba warakoze subscribe no Clevenke Empire, ndagushimira wahisemo neza, uri umuntu w'intwari. Ese guys, Niyori wamugiriye inama? Ese Niyori yisubireho areke kugendana na date, areke gukuba yakururana na date? Guys, ni muri umukunzi wa filime yacu ibanga, ndagusaba kugira ngo ube watanga igitekerezo cyawe, ndetse ibitekerezo byanyu murabizi ko ari byo bitwubaka. Murabizi ko ibitekerezo byanyu ari byo dushingiraho tubagezaho filime yanyu ibanga, ndetse filime yanyu ibabonereye. Ese guys, wowe iyo ubonye filime yacu ibanga ubona atari filime ikunogeye? Ese filime yacu ibanga Niyori na Nyambo babuzemo, wakomeza kugireba? Ndagusaba ibitekerezo byawe niba uri umukunzi w'ibanga. Guys, ese nkubajije gatoya, ese ubona urukundo rwa Niyori na Nyambo ruzabasha kuramba, cyangwa se ubona urukundo rwa Niyori na Nyambo hari ahantu ruzagera kure? Guys, niba uri umukunzi w'ibanga, ndagusaba ibitekerezo byawe
kuri filime yacu Ibanga, ndetse mushishikariza niba utarakora subscribe ube wakora subscribe, ubundi tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. Guys, nagutsindiye, twongere duhere ku indi episode ikurikira filime yacu Ibanga, kandi ndabakunda cyane, niyo mpamvu mba ndi hano ngo mbagezeho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. Twongere duhure kuri iyindi episode ikurikira.